Baturage mwese murakaza neza, uyu munsi dufite ikibazo gikomeye, Ese Pasika ni ikinyoma. Turi kumwe na Pastor Samuel, Professor Kamanzi, Mama Florence, n'umwana muto Kevin kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Reka dutangire. Pastor Samuel, ese kuki Abakristo bizihiza Pasika? Pasika ni umusingi w'ukwemera kwacu, yizihiza izuka rya Yesu Kristo. Biblia itubwira ko nyuma y'iminsi itatu amaze kubambwa, yazutse mu bapfuye agaragaza ko ari umwana w'Imana. Pasika itwigisha ibiringiro no guhinduka bishya. Nubaha ukwemera, ariko amateka agaragaza ko ntagihamya ndakuka cerekana ko Yesu yazutse koko mu buryo bw'umubiri. Inkuru ya Pasika yashizweho n'abayobozi b'itorero ya mbere kugira ngo bahuze abayoboke. Mbere yuko Pasika iba y'Abakristo, hari imihango yo kwizihiza izuka mu miko itandukanye. None se Pasika ni amateka nyayo cyangwa ni igitekerezo c'idini? Mubana mwe n'ibitabo byanyu. Pasika si amateka gusa, ni ubuzima. Nabonye abantu bahinduka, bababarira abanzi babo, ndetse bagatangira ubuzima busha kubera Pasika. Niba utayemera, ntiwakwihakana ingaruka nziza igira ku bantu. Ariko pasiteri, niba Yesu yarapfuye agazuka, kuki tutabona abandi bantu bazuka muri iki gihe? Kevin, ikibazo cyawe ni cyiza cyane. Yesu yari udasanzwe, yari umwana w'Imana. Izuka rye ryagaragaje ko ubuzima budashira buhari. Uyu munsi ntitubona abantu bazuka, ariko Pasika itwigisha kwizera ibirenze ibyo tubonesha amaso. Cyangwa se Kevin, ushobora gusanga inkuru zagiye zihinduka uko imyaka ishira. Pasika utuizi uyu munsi yemejwe imyaka myinshi nyuma ya Yesu. None, twagendera ku mateka cyangwa ku kwemera? Pasika biragaragara ko atari amateka gusa, ni ukwemera. Niba uifata nk'ukuri cyangwa nk'umuco, igira ingaruka ku buzima bwa benshi. None, reka tumve ibitekerezo byanyu. Pasika ni ikinyoma, cyangwa ni ikimenyetso gikomeye cy'ubuzima busha. Kugeza ubutaha mukomeze kwibaza, mukomeze kwizera, ariko cyane cyane mukomeze gutekereza.